turashaka resulta niki cyabaye mu mukino rero ekipe ya APRFC yari igarutse muri shampiyona birumvikana nyuma yo gusohoka mu mikino mpuzamahanga ya CAF Champions League imburagihe. Ekipe ya APRFC birumvikana yagombaga kugaruka focus noneho ari ugukomeza shampiyona ariko badakora ikosa na rito. Iteka ryose APRFC nkuko afande CDS General Mubaraka Muganga akunda kubigarukaho, APRFC kuva yashingwa iteka ryose yinjira muri kampeni ya shampiyona intego yo gutwara igikombe. Rimwe na rimwe igibikora itanatsinzwe n'umukino n'umwe. Iyo ritme rero niyo bagomba kugarukaho. Mbere match ari ibintu byinshi byabaye, twavuze kuguhana abakinnyi bamwe na bamwe barimo Mamadusi ndetse na Seydou Daouda Youssef bahanwe ukwezi bari hanze mu gihe byo bikigwaho, ariko amakuru akaganisha ko abakinnyi hari byo numvishe Nyamirambo ejo abantu bagiye bambwira ko nka Mamadusi yasabye imbabazi cyane, shoka ko ngo yazanahabarirwa, ariko witwa Daouda we makosa burya ngo dossier arimo makosa menshi cyane atajya vugwa ubihera na sezishize atajya garukwaho. Bisobanuye ngo bigaragara ko we rwose amakosa bahanwe yariyo barayemera ubwo barayemera niyo usaba imbabazi. Bambwiye ko naganira n'umuntu muri apirambira ko Mamadusi yasabye imbabazi rwose avuga ati mu mpandi mahirwe ntabwo wasabye imbabazi cyo utakoze. So Daouda we rero ngo byari byinshi cyane ku buryo rwose n'ubu ngo agifunze umutwe amahirwe menshi nuko azatandukana na APR. Ibyo entre guillemets APR ifite gahunda yo kwasimbuza mu kwezi kwa mbere. Mu kwa mbere APR iragura abakinnyi. Ayo ni amakuru ejo namenyeye Inyamirambo nganira n'abantu bo muri APR. APR rero umukino wa mbere murabyibuka ko yatsinze Gicumbi bigoranye cyane, bitego 2-1. Igitego cya William Togui mu minota ya nyuma. William Togimel yego bigoranye cyane. Match ya kabiri rero bari bagiye gukina ariko ikaba journée ya kane kuko bafite ibirane bibiri batarakina, ikirane cya Marine n'icya Etincelle. APR yagombaga kudakora ikosa na gato, kandi mu by'ukuri urebye resultat zavuye mu mukino niko APR yabigenje. Turagaruka muri physionomie y'umukino ni byinshi byagarutsweho byo hanze y'ikibuga. Umukino watangiye mu by'ukuri harimo imbaraga cyane ku mpande zombi, ariko ku ruhande rwa APR ubona mu by'ukuri ari ikipe irimo iragerageza bataka ikipe ya Mukura. Ku munota 19 nibwo umunya-Uganda umukaseri nimero 6 Ronald Sekiganda yafunguye amazamu atsinda igitego cya APRFC. Umupira waruturutse kwa Denison Medinho, Sekiganda uterekamo no kuguru kw'iburyo. Abakinnyi ba APRFC rero bari babonye ko Sebwato yarafite guhuzagurika cyane muri uyu mukino, baramuprofita baramutsinda. Igice cya mbere kirangira ikipe y'ingabo z'igihugu iyoboye. Igice cya kabiri rero umutoza wa Mukura Canisius yakoze impinduka zitandukanye, vanamo Patrick Mutsinzi ashyiramo Malanda ya Destin Exaucé. Ni gute Malanda atabanzamo? Ni ikintu kitumvikanweho n'abakunzi ba Mukura baribaza impamvu, ariko nyine yabanjemo Patrick Mutsinzi. Liste z'ikipe zombi ntabwo azisomye imbere ya byose. Ndaje nzababwire muri rusange uko igitego kimwe cyabonetsemo, urebye muri physionomie y'umukino ntabwo ari byo tubugarukeho, ariko ekipe ya Mukura ariyo wenda duhereyeho nk'ikipe y'abashyitsi yari yasuye ku munsi w'ejo. Uyu mutoza Canisius, umutoza rwose toza ikipe hariya mu karere ka Huye, ikipe y'iwabo ikipe yabayemo yungirije, ikipe yakiniye umukino yabigize umwuga. Ubu navuga ko nk'umutoza uri gutangira kariyeri professionnel, nk'umutoza ari mu nzozi ze rwose. Iwabo ngwitwa Nyabisiga ni aho iwabo Canisius yakurikije Inyabisiga Munyabisiga no Nyabisiga gazu yajyaga avayo yirukanka aza gukora imyitozo mu mujyi Huye akongera gataha. Natubwire rwose Nyabisiga ahariho. Yego harimo rero Nicolas Sebwato ni nawe kapiteni w'ikipe ya Mukura, harimo uw'umukiza Obed, harimo Christian Nisingizwe, harimo Hakizimana Zuber, harimo Boateng Mensa Ajenim, harimo Eli Iradukunda Tatu, harimo Joseph Sake wakize umukino mwiza, harimo Kwizera Trésor, harimo Abdul Ishimwe ndetse na Abdul Jalil bari muri defense bombi, ndetse na Patrick Mutsinzi wabanje kuri wa mwanya twavugaga kuri attaque, kuri wa mwanya ubundi usanzwe ari wa Exaucé Malanda. Kuri bench nabonaga hari witwa Samson Ayirara Oladosu, hariho Fred Niyonizeye
nawe usanzwe ari umukinnyi mwiza. Twizere Emmanuel, Justin Irumva, hariho kandi Arvin Ishimwe Rushami, hariho Jean-Luc Tuyizere muzamu wa kabiri, ndetse na Mbonye Amahoro Serieux, ntibagiwe na Jordan Zaou Dimbumba. Uyu Jordan Zaou mwakushize yabanzaga mu kibuga sezishize asigasimbura yego nawe yari hanze kubera iki ni n'umucaza ubwo umva ni baba ko twavuga ko ariko nanone ntabwo umwanya we Debomba akaba yakinaga umunani kuko nta rindwi ari gatandatu rero ubwo twavuga ko ari umunani ubu nari niteze ko agomba gukina na Sake nk'abakaseri babiri baringaniye harimo impinduka nyinshi mu by'ukuri. So APR FC rero yari ifite Pierre Mwizamu, Ishimwe Pierre Mario, harimo niyo mugabo Claude capitaine yari kuri gatatu, kuri kabiri hari Fitina Ombolenga, hanyuma muri axe central ntibisanzwe harimo Nigena Clement, harimo kandi na Maestro Yunus Nshimimana ejo wakinye isanzwe cyane anataka cyane mu by'ukuri. Hanyuma rero hagati mu kibuga harimo Ronald Sekiganda umugande, harimo kandi Ruboneka Jean Bosco ndetse n'uyu musore witwa Memer Raouf Dao. Kuri atake rero hari William Togi Mel, hanyuma rero ku mpande hari Hakime Kiwanuka ndetse na Denis Omedinho bombi abagande. Dao se yakinye neza cyangwa Lamine yongera imyitozo? Memer Dao yakinye neza kazu. Hanyuma rero kuri bench hari Ruhamya Nkiko Ivan bisanzwe Alexis Nduhayo yakinye neza, nta assist nta gitego. Okay, igitego cyari kimwe, assist wayitanze urumva deja imibare ni mike, ariko yakinye neza ntabwo match yose ibarirwa mu wayibarira ku gitego kimwe. Ariko nanjye ntabwo aranyemeza no gukiri kare yakinye neza njye nabonye yaragize aheruka gukina neza Ishyorongi imikino ya pre-season kuko nyera y'abahizi yabaye umukino usanzwe. Let's be frank, neza ariko gukina neza Ishyorongi gute kandi Sekafa yarabaye umukinnyi mwiza wase aho ni hanze y'u Rwanda ku butaka bw'u Rwanda, kuko ubwo uvuze ibyo uvuze Sekafa na Burkina Faso babakinaga neza, ari ku butaka bwo mu Rwanda ari gukina neza Ishyorongi. Anyways, mu mikino y'igicuti yabereye Ishyorongi match rero yasifuwe na Ishimwe Jean Claude wakunda kwita Cucuri, bambwiye ko yahoze ari gusaba nimero yanjye nyuma yuko nashaka kumbwira ndayiguha, ntabwo nashakaga nimero ye, ni uri gusaba yawe nyine ngenda yimuha ahubwo Patos yayimuhaye. Okay, ariko uburyo Cucuri ashaka kubwira ko ashaka kukugura ku misifuri nimunyemerera no bisharemereye wavuze ahubwo yamugira inama yo kwegura nta nubwo Lorenzo yamubwiye ibiremereye cyane muri level y'ibintu yakoze Kazungu. Nta nubwo Lorenzo ibyo yanditse yashyizemo ikinyabupfura, ashyiramo ko ari umunyamakuru, ashyiramo n'imvugo nziza cyane yo guhugura. Iyo twagiye kuri stade ntabwo tuba twagiye gutembera bwa mbere mu mateka n'ubwa nabona umuntu nizeraga kabanza mu groupe y'abasifuzi uretse kwivuga ya kuri kubasifuzi. Shuri yari yungirijwe na Mugabo Eric, isifuze internationale, we nifuza ko bamuca kuri match za Peru anungirijwe kandi na Ndayambaje Amdan. Sifuza kandi yari irafasha Emmanuel, commissioner yari Munyangoga Apollinaire. Okay, sibyo imatch rero mu by'ukuri ubonye uburyo APR yari panze, ukareba uburyo APR ifite abakinnyi bake muri iki gihe, urabyumva yego, ntabwo ari excuse kuko kubera Dauda na ntuza se, ntabwo ari excuse kuko kubera Traoré arakosa now you Sheikh Jibril Watara uwavunitse ni Watara si na ariko abo yahannye ntabwo byaba excuse uko niyo yabahannye ntabwo bavunitse, ariko wabonaga ifite abakinnyi mu by'ukuri ibisubizo atari byinshi. Burya ni wonyine sio gihe bayiragwa, sio gihe irama baguriwe bahaji bagomba gukina se, yego yanagiye masimbuye ngira ngo yagiye masimbuye cyane. Niba Watara dahari, Watara no akina nko mu winga. Ikipe ya APR rero mu by'ukuri itangira umukino yatweretse umukino twari twiteze kuri match ya APR na Mukura ifite umwihariko ko ariyo kipe mu makipe yo mu ntara, amakipe hano mu Rwanda yo mu ntara adatwara ibikombe, niyo kipe ihagarara imbere y'aya makipe atwara ibikombe iteka ryose bakatwereka umukino kuri bahangana igakina itayatinya. Mukura ntigigambanira umukino wayo, ntigigambanira ikuzo kuri APR rero ubona original yo mu ntara rimwe rimwe hari ikipe iza vure mubona wagira ngo bayiganirije unabiretse abivuyemo barimo barayipfakira n'igihunga, ariko burya n'igihunga sindabona Mukura na rimwe ihubagurika yagambaniye ikuzo ryabo ry'umukara. nayo mpamvu ari ikipe ubona igifite cya cyubahiro cyayo pe cyayigomba yiwe na Rayon APR ubuze kujya kureba match yahagaze imbere ya APR ku matara nk'abagabo, abahagarara nk'abagabo batwereka umukino w'ubuhangana pe. Mumbwire umuhungu wanjye mbonye ari kumwe na Togwi, umuhungu wanjye witwa Ishimwe Abdul, mbega umukino defenseur mwiza ko muri byo mu munyamahanga kubera inzobe cyane n'akabanga yambariyemo ntabwo ameze nk'abakinnyi b'Abanyarwanda. Ishimwe Abdul
ariko Amavubi yajya guhamagara ugasanga amazina amwe gusa nkarebe kubitarazanye uriya mukinnyi kwere Shimwa Abdul yagomba kuzana Rushema kipa araho iriya ndeshyo ye urasa umukinnyi w'umukuru mwaka utaha oya so mukuru ni polisi cyangwa aperi uyu bwa aperi iraza kuba nibagiye wenda yahindura nibareba amasezerano ni ikibazo cy'amasezerano oya kubwanjye kuko cy'amasezerano kandi ari intezanyo ya aperi n'izanyo n'umwana w'intare n'umwana w'intare duce mu twabonye rero umusimbuza Karema nyuma y'isezo tunasigaranye mu mutwe mu mikinire ya aperi nabonye umukinnyi witwa Hakim Kiwanuka ni umukinnyi mwiza ariko nk'umuforward nk'uwinga w'iki gihe ntabwo ari complete ntabwo ari umuwinga wuzuye kundeshe bamutegure ku 9 ariko ntabwo ari umukinnyi wujuje ibisabwa byose ngo umukinnyi ukomeye kubera iki Hakim Kiwanuka ameze nk'umukinnyi uri handicapé umukinnyi uri handicapé ni umuntu nyine umuntu uri handicapé ni nk'umuntu reka urabona ushobora kuba ufite amaboko abiri yego nkaya sibyo ariko wenda nk'uko warabaye paralize kw'ibumoso kudakora ukoresha ukw'iburyo gusa ukaba ufite amaguru abiri kumwe ko warabaye paralize ukundi kudagenda mbese ugukoresha nko gushinga gusa ugendesha kumwe nyamara ugaragara nk'umuntu abantu barwaye stroke ubundi bikunze kubabaho kubagira uko impamvu bivuga gutyo muri iki gihe muri iyi si turimo y'umupira turabibona kugira ngo ube umuwinga ujyanye n'igihe tugezemo ugomba kuba uri umuntu ufite ubushobozi bwo gukora ibyo umukinnyi ukina imbere yakora nyine watsinda ibitego ku makaziyo ku mipira uhawe kuko urumva niba uri umuwinga w'ibumoso umuwinga w'iburyo ashobora kurenza umupira ugomba kuba wagobyorera mu izamu gatsinda sibyo niba uzi gucenga ukwiye kuba wakorera ibintu umukinnyi umwe ugatera ishoti mu izamu gatsinda kuri okaziyo ifunguye biratubona byabasa uko bimeze Kiwanuka karita afite arihuta sibyo azi gucenga azi no gupasa ariko Kiwanuka gutera mu izamu mu mutima we yarabyakiriye ko atabizi ku buryo n'igihe yaba afite okaziyo yayindi y'amazi agomba gushaka pasi umunsi w'ejo yasigaranye one on one na Sebwato ari nabo ngo baganira akabwira ngo nge sinzi gutsinda ejo Lorenzo sinzi gutsinda ejo yasigaye one on one na Sebwato agarura baro ntabwo yibonye se yagaruye baro agomba gushota nta gitego mwabonye aperi yarase kuri Al Hilal mu gice cya mbere ni byiza kuba uzi gucenga apasa aho gutera mu izamu ariko kuba wemera ko utazi gutera mu izamu ntabwo wuzuye kubera iki reka umukinnyi iyo akiri muto akabona intege nke afite buriya hari n'abatoza bajya bakubwira ngo umukinnyi niba intege nke ari gutera mu izamu ashobora kuba imyitozo yo kuvuga ngo buri mugoroba saa 12 iki gikuta tuzajya tugitera irangi